Ese wari uzi ko Mutagatifu Valentine ari umunyamateka w'urukundo gusa, ahubwo ni intwari yishwe kubera kurengera urukundo? Bavandimwe, inshuti zacu mukunda Intangarugero Empire, mbakiriye neza cyane kuri channel yacu Intangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byubaka. Niba ugeze hano bwa mbere, kanda subscribe, like, share na comment, ukande ku nzogera maze ibiganiro byacu, ibyegeranyo byiza bikugire gatanu kuri gatanu kandi byubaka ubuzima. Mu kigereranyo cy'uyu munsi turagaruka ku mateka ya Mutagatifu Valentine, n'impamvu benshi bizihiza uyu munsi, n'amakosa amahanga menshi yisangamo anyuranye n'icyo Mutagatifu Valentine yifuzaga kwigisha abantu. Ese abantu benshi bakoresha urukundo mu bikorwa by'umwijima kuri uwo munsi wa 14 Gashyantare buri mwaka. Bahe ikaze mu kiganiro kandi bakanda subscribe, like, share na comment. Mutagatifu Saint Valentin yanditse amateka akomeye cyane maze buri somo rikomeye isi yose. Isomo rikomeye rya Valentine ni urukundo rushingiye ku kuri, kwizera no kwitanga, si amarangamutima gusa ahubwo harimo n'ibikorwa. Mutagatifu Saint Valentine yavutse ryari? Valentine yavutse ryari bari mu ntoki. Amateka agaragaza ko Saint Valentine yabayeho mu kinyejana cya gatatu na Yesu Kristo ahagana mu mwaka 226 kugera mu mwaka 269. Yabaye kandi umupadiri, hari n'abavuga ko yari umubishopu w'i Terani mu Butaliyani. Icyo gihe ubutegetsi bwari buyoboye ubwami cyangwa se umutegetsi wariho mu bwami bwa Romani yitwaga Claudius wa kabiri Constantinius. Ese ni iki cyamuhesheje kuba ikirangirire n'icyamamare akandika amateka akomeye cyane mu isi? Umwami Claudius wa kabiri yari yarabujije abasirikare gushaka abagore, kuko yavugaga ko abasore bashatse baba abarwanyi beza kurusha abubatse. Ariko Valentine we ntiyabyemeye, yakomeje gushyingira abasore n'abakobwa rwihishwa, abahuza mu rukundo rwemewe n'Imana. Kubera ibyo byose rero yarafashwe arafungwa, maze aricwa kuri 14 Gashyantare mu mwaka wa 269. Bivuga ko mbere yo gupfa yandikiye umukobwa, yari umukobwa w'umurinzi we, ibaruwa ayisinya agira ati from Valentine, bisobanuye ivuye kuri Valentine wawe. Umunsi wa Saint Valentin wizihizwa ryari? Umunsi wa Saint Valentin wizihizwa buri mwaka kuri 14 Gashyantare cyangwa 14 Gashyantare buri mwaka. Ese umunsi wa Saint Valentin wizihizwa na bande? Ko tubona abato, abakuru, abashyingiwe, abakiri mu rukundo bose bawizihiza. Umunsi wa Saint Valentin ugenewe bande? Abakundana, abashakanye bikaba akarusho, cyane cyane ko aricyo gitekerezo cyangwa se icyo kintu Saint Valentin cyangwa se Mutagatifu Valentine yarashyigikiye cyane kurusha ibindi. Umunsi rero ugenewe abakundana, abashakanye, inshuti, imiryango n'abifuza kwerekana urukundo. Si umunsi w'abakundanye gusa, ahubwo ni umunsi wo kwishimira no gusangira urukundo muri rusange. Kuki urubyiruko rwizihiza uyu munsi cyane ari rwinshi? Urubyiruko rwiza Saint Valentin cyane ku kigero kiri hejuru cyane. Ni izihe mpamvu zibitera? Bari mu myaka y'amarangamutima akomeye cyane, rukunda gutanga impano zitandukanye, indabo, amakarita ndetse na shokora. Rukoresha imbuga nkoranyambaga mu kwerekana urukundo umunsi ku munsi, cyane cyane kuri uwo munsi wa Saint Valentin. Gusa uyu munsi wa Saint Valentin hari benshi bakora ibikorwa biteye isoni kandi bidakwiye. Isomo rikomeye dukora kuri Saint Valentin cyangwa se Mutagatifu Valentine, urukundo rukeneye ubutwari. Valentine ntiyatinye gupfira ibyo yemera. Urukundo si amarangamutima gusa, ahubwo ni ukwiyemeza no kwitanga. Kwizera Imana biruta gutinya abantu. Ibyo byose byari ibitekerezo byiza ndetse n'amahame ya Mutagatifu Valentina. Hari ibikorwa bibi biteye umwijima bikorwa cyane ku munsi wa Saint Valentin. Ese koko biragaragara? Yego rwose, ibikorwa by'umwijima bikorwa ku munsi wa Saint Valentin. Hari abakora ibikorwa by'ubusambanyi, gukoresha ibiyobyabwenge, gushukwa n'impano n'amafaranga, abana bato bagashorwa mu mibonano mpuzabitsina. Ibi byose Saint Valentin mu by'ukuri yifuzaga. Ese abantu bakwiye kwirinda iki? Bakwiye kwirinda kwemera gukora ibyo umutima utifuza kubera igitutu, gukoresha urukundo nk'intwaro y'ibyaha, gutesha agaciro umubiri n'ejo hazaza hawe. Urukundo nyarwo ruratanga kandi ntirwangiza.
Ese ni iyihe nama Saint Valentin agira abantu, cyangwa se ni iyihe nama umuntu mutagatifu Saint Valentin yagiriye abantu? Uyu munsi wa Saint Valentin ubundi ntabwo ugenewe gusa abantu bashakanye gusa, ahubwo ugenewe gukora ibikorwa by'urukundo, gusura abarwayi, gufasha abakene ndetse n'ibindi. Gusa ikintu gikomeye cyane ni uko uyu munsi wa Saint Valentin usanga urubyiruko rutandukanye rwizihiza ibikorwa by'ubusambanyi, kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bikorwa by'umwijima. Byo kuri Saint Valentin yakoze ikintu gikomeye cyane cyo guhuza abashakanye bakundana mu gihe amategeko atabyemeraga, ariko agashyigikira urukundo ruri hagati y'abashyingiranywe, abashakanye kugira ngo bakomeze isezerano ryo gushyingirwa. Dore ibintu abantu benshi bakwiye kujya birinda ku munsi wa Saint Valentin: gusohokera ahantu kugira ngo bakore ibikorwa by'umwijima by'ubusambanyi ndetse n'ibiyobyabwenge, kubera ko bitajyanye n'amahame y'umunsi wa Saint Valentin. Bakundwa, urukundo ni rwiza cyane cyane iyo uri mu kuri no kubahana. Ntuzigere wemera gukora icyakwangiriza ubuzima bwawe kubera umunsi wa Saint Valentin. Urukundo nyarwo rurihangana, rutanga amahoro kandi ruha agaciro buri muntu wese. Twebwe nk'intangarugero twigisha umunsi mwiza wa Saint Valentin. Tugire urukundo rwubaka ejo hazaza, mwishime, mutange indabo ariko mutange icyubahiro. Mutangira mukomeze kugira ibintu byiza. Niba iyi nkuru igushimishije, kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo ntuzongere gucikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.